nkikubona ku munsi wa mbere ntangira gukunda, ishusho nagusanzemo nkubwije ukuri ubu ngubu ntabwo ariyo urimo. Nemezaga ntashidikanya ko niba udahindutse tuzabana imyaka nanjye ubwanjye ntazi umubare. None dore ubu ngubu utangiye guhinduka uva mu ishusho nagushakagamo, nta n'imyaka myinshi iracamo. Ese umbwije ukuri ni iki gitumye uva mu ishusho nagushakagamo hakiri kare? Ese kuki unsize mu nzira njyenyine kandi uzi ko twayitangiranye? Ese urimo kubona udashaka kwereka abadukomotseho ko iyi nzira turimo kunyuramo irimo amahwa menshi, bityo bikazatuma bayitinya? Ese kuki ushaka gutuma nincuza impamvu nagushyize mu buzima bwawe kandi uzi ko naragushyizemo nk'ukunze? Ariko ndabona nubwo nkubwira aya magambo yose utarimo gushaka kunyumva, kuko ndabona umeze nk'uwarangije gufata umwanzuro w'ibyo urimo kunkorera. Yo, mbega urukundo ibyo runkoze! Gusa utaragenda nyemerera untege amatwi bwa nyuma nkubwire iki kintu. Ikimbabaje cyane ni uko ugiye tutaranoza imishinga twari dufitanye, tutararera abana, tudatandukanyijwe n'urupfu. Gusa iyo ugiye nk'ubwo buzima ushaka gutangira ntaburimo, nibitaguhira uzagaruke nzakubabarira.